Bakiriya bacu turongeye turagarutse, twe turi Kigali Bayandiseri, tuje kubereka inzu nziza iri Kibagabaga. Ni inzu ifite ibyumba 5, ikagira amadushe 5, ifite sale 2 ndetse guteranyaho na ofisi ya 6. Reka tuzamuke twigire imbere tubereke inzu, ariko ndagira ngo abanza abereke jaride iri aha ngaha ukuntu ari nziza. Ni inzu iri kuri kaburimbo hano munsi yo kwa muganga. Ni inzu nziza cyane, umuntu wese ufite amafaranga ye yaza akayashora, yakoramo bizinesi, yayituramo. Ni inzu nziza cyane nk'uko mubibona. So ndagira ngo tubereke iyi nzu ubwiza bwayo tukinjira hano muri porotayi. Urabona ukuntu ari inzu nziza yubatse ku buryo buri moderne, yubakishije furnitures nziza zigezweho. So noneho ndagira ngo abanyerekere ino parikingi y'imodoka zigeze muri 3 ziparitse neza. Hanyuma narangiza abanyerekere jaride iri hano nziza irimo udutara. Ni ibintu kabisa ubona ko biri perfect. Ni inzu iri moderne umuntu wese yakwifuza kuba yayigura akayegukana akayituruzamo umuryango we, cyangwa se akaba yanayishyiramo furnitures akayicuruza igakodeshwa nk'ibihumbi 2 cyangwa 3 by'idolari. Ndagira ngo dukomeze abanyerekere izi esikariye ukizamuka hano ukuntu ari ibintu byiza. Urebe icyo bita garidevu nziza cyane zifite ibirahure ziri moderne. Ndagira ngo cameraman agomezeze abanyerekere, ariko tukigera aha ngaha noneho twinjiye mu rubaraza rwiza rutubutse ushobora kwakiriramo umushyitsi. Noneho iyo uri hano, reba hano cameraman ari naho ni nk'ikibuga neza neza. Noneho ndagira ngo abereke hano hasi. Iyo ugeze hano hejuru nibwo ubona noneho parking neza n'akajaride karimo aha ngaha. Yongera kubite hakurya abereke view y'iyi nzu ukuntu ari nziza. So cameraman ndagira ngo tugende twinjire, ariko tutarinjira ndagira ngo mbere ku rugi ruri aha ngaha. Reba uru rugi kabisa, urugi rutubutse ruri moderne, urugi wakwinjizamo ibintu byose ushaka. Ni urugi rwisanzuye rwiza cyane. Ntabwo ndi bubatindire, ndabibutsa ko inzu yacu ifite salo 2, ikagira salle à manger, igikoni, douche na toilette 5 n'ibyumba 5, ndetse ikagira na office. Ni inzu nziza. Reba ino salo ukuntu ingana, reba aya matara ukuntu ameze. Ibi ni ukubaka kabisa. Uyu muntu aba yarihebye agashora amafaranga. Bakiriya bacu mutugane kuri Kigali Bayandiseri, murebe ibi bikorwa muzi. Tugere muri salle à manger. Iyi salle à manger yo ikoze ku buryo bwiza cyane, abenjeniyeri barayikoze kabisa. Reba aya mabuye akoze iyi salle à manger uburyo idekoye. Ibi bintu wabibona hakeye. Aha, ubwo noneho turinjira mu gikoni. Tuje mu gikoni cyiza giteguye. Reba iyi gaze kuka kuntu iteguye, ari gaze nziza. Reba MDF zikoze iki gikoni ku kimeze. Ureba amakaro. Banyerekera umwanya wa firigo. Ni umwanya munini wisanzuye firigo yose yajyamo. Ni inzu ifite n'amanexe, ifite aho umukozi yarara, ikagira igikoni cyo hanze ushobora gukoreshamo. Ariko ndagira ngo atarahabereka aho ngaho, dukomeze njye kubereka hejuru. Ubwo ndabereka master bedroom, ariko ifite ibyumba 6. Tuzamuke cameraman abanyerekere. Mbere yuko rero tuzamuka hejuru, ngiye kubereka ibyumba 2 biri hasi. Ni ibyumba 2 bifite, kandi buri cyumba gifite amagariderobe yacyo. Iki ni icyumba cya mbere yakibanyerekera kirimo na gariderobe. Hakaba n'ikindi cyumba cya kabiri. Iyi ni douche yacyo. Cameraman aze. Uyu ni umuryango ujya mu kindi cyumba. Ni ibyumba bigari byisanzuye. Ngira ngo ugize ubonye iki cyumba ushobora no guhita utekereza ko ari master bedroom. Ni icyumba ushyiramo igitanda cya 2 kuri 2, kigasagura n'umwanya, harimo na gariderobe. Ntabwo izi nzu ziba zisondetse. Tubibutse ko zubakisha amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru. Iyi ni douche y'icyo cyumba. Hanyuma tugahita dukomeza hejuru nkajya kubereka ubwiza bw'iyi nzu n'ibindi byumba birimo. Aha ngaha noneho tugeze ku bwiza bw'ikintu cyitwa esikariye. Nababwiye uyu mugabo nimba hari ibintu yitondeye, azi gukora ikintu cyitwa amasikariye. Ibi birahuri byiza. Cameraman tuzamuke. Ubu turimo turagenda tugiye kubereka indi salo. Iyo tukinjira gutya hano hejuru tukihagera, uhita ukubitana na office iri hano iburyo bwanjye. Cameraman araje yiberekera iburyo bwanjye aha ngaha.
wakomeza imbere aha ngaha tugahura n'iyindi salo nziza ya kabiri ushobora kwicaramo, ikaba ifite garde-robe ushobora gushyiramo inkweto iki, ikaba ifite hano na bathroom nziza. Nababwiye ko ntabwo ibyumba byose ndi bubigendemo, ariko ndabasha kubidetaya. Hari ibyumba, iki ni icyumba kimwe, iki ni icya kabiri, ubwo twageze hejuru nabwiye ko ari ibyumba bitanu. Hanyuma nyuma y'ibi ngibi ndaje mbajyane muri master bedroom murebe uburyo ari nziza cyane. Buri cyumba gifite dushe yacyo. Twakomeza. Noneho tugiye kwinjira muri chambre principale ukiva muri ya salo twababwiraga. Agapfundikiye gatera amatsiko, ni ijambo ry'ikinyarwanda. Reka twinjire, kameramani abanyerekere. Tukigera aha ngaha urahura n'ikintu cyitwa garde-robe ndende. Menya niyo waba ucuruza imyenda utayizi. Ni garde-robe iri moderne, ifite n'ikirahure, ngari, nini cyane. Ngira ngo murayibona ubwiza bwayo. Tugakomeza tuvuye aho ngaho, aha hose ndababwira ko ari muri master bedroom. Dukomeze ariko tutarayigeramo neza, turinjira hano muri bathroom yayo. Ni ikibuga, ntabwo inzu isondetse, ntabibabwiye. Reba iyi nzu ukuntu ingana, abereke iyi lavabo yayo ukuntu imeze, ni za lavabo ziri moderne. Noneho urebe iki kirahure cyo kogeramo ukuntu kimeze. Iki kirahure nta muntu n'umwe utakwifuza kogera muri dushe nziza nk'iyi. Tukiva aha ngaha ngira ngo murabona shawa yayo ukuntu ingana nayo. Turakomeza, tukigera aha ngaha twinjiye noneho muri icyo bita master bedroom. Ni ikibuga. Nuko banze gushyiramo garde-robe naho, ariko niyo wayishyiramo, niyo washyiramo ebyiri. Iki ni ikibuga. Iyi ni inzu nziza, nakogurisha kugura, washora amafaranga yawe ntiwicuze. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, ndagira ngo abereke amatara akoze ino master bedroom ukuntu imeze. Ngira ngo murabibona ukuntu ari nziza. Noneho kameramani aze tubereke urubaraza rwiza ruri hano hanze, rudufasha noneho, uretse ubwiza bwarwo n'ubunini bwarwo, biradufasha kubona view yose. Ndagira ngo abereke view y'aha hantu wicaye, umuyaga uguhuha, uri kumwe n'uwawe musangira. Ni ahantu heza cyane kabisa. Turabibutsa ko mwaza mukaduforowinga kuri Instagram Kigali Bandiseri, twe niko twitwa. Murakoze, ciao ciao.